Impamba y'umunsi. Herwa umuntu wirinda icyaha n'inzira zacyo. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo herwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Amen. Muri iki cyanditswe tubonamo intambwe 3 umuntu atera kugira ngo abe umunyabyaha. Intambwe ya mbere ni ukwicarana n'abanyabyaha cyangwa se gusabana nabo. Intambwe ya kabiri ni uguhagarara mu nzira zabo. Intambwe ya gatatu ni ugukurikiza imigambi yabo cyangwa se gukora nkabo. Izo ntambwe uko ari 3 abantu benshi bakunze kuzitera iyo bagiye kuva mu byizerwa. Ikibaganisha muri iyo nzira mbi nibyo baba bifuza kugeraho cyangwa se ibyo baba bararikiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu ujya gukora icyaha kurugwa n'ibyo ararikiye bimushukashuka, ngo nuko iryo riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Bisanga muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Umuhanga rero wo kwirinda icyaha ahera mu kwirinda inzira zacyo, kirinda irari ry'iby'isi, kirinda ab'isi ndetse n'inzira zabo. Kuko burya umuntu ajya kugera mu nzira z'ababi ari uko ibyo bararikiye ari byo nawe arimo kurarikira. Ni ukuvuga ko uburyo bwiza bwo kwirinda icyaha ari ukwirinda irari cyangwa se irari ry'iby'isi. Nuko nkwibarize mwene data, ese wowe urimo kwicarana n'abande muri iyi minsi? Inzira uhagazemo ni inzira nyabaki? Ese ibyo urimo kwibwira mu mutima wawe ni biki? Wisuzume wowe ubwawe, nusanga bidatunganye cyangwa se bitakuganisha ku Mana, umenye ko uri mu nzira igana mu byaha. Ni ukugira umwete wo kugaruka kiri kare, inzira zikiri nyabagendwa. Kandi nawe wisanze ugihagaze, ukomeze kwirinda icyaha n'igisa nkacyo. Wirinde irari ry'iby'isi, ukomeze kwifuza ibiri mu ijuru. Nugenza gutyo nawe nta kabuza uzahirwa. Soje nkwifuriza umunsi mwiza mwene data, kubera itangiriro ryo kwirinda icyaha n'inzira zacyo. Shalom shalom.